dusubiza ijambo muri studio za Radio Rwanda zirimo zirakorera hano muri stade mpuzamahanga ya Huye ahamaze kwinjira abafana rwose navuga ko batari munsi y'ibihumbi 2 nkababona abaje bitwaje ibirumbeti cyangwa se zavuzera abambaye amabara y'ubururu n'umweru abambaye umuhondo n'umukara abambaye icyatsi n'umweru baje gufana APR bambaye umukara n'umweru bose bamaze kwinjira muri stade mpuzamahanga ya Huye bose bakabiteguye rero kuza gukurikira imikino ibiri ihabera ariko ubwo tayari tumaze kwinjira ku mukino wa finale hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya APR amateka ntabwo arimo aragira Rayon Sport akantu numvise muri iki kiganiro kigufi ruvuyanga dukoreye ku Gisagara henshi n'abari uzi ikintu ngiye nize ikintu nize ejo bundi nakore muri iyi weekend ishize twagiye Nyagatare mu bintu by'amagare twari kumwe n'abakayishema n'abagiye Nyagatare witwa Eric Sendera ajya kuri stage agiye kuririmbira abantu hari amakoncert yari yahaye urabona afite indirimbo ya APR yari aravuga ati mbaririmbiriye bavuga turamenye nuteri y'abareyo nitugishaka ririmbi ya APR yo muri burasirazuba hitwa za Nyagatare za Kayonza na APR wibavangira wibaza n'ibindi bintu ariko muri aya majyepfo abareyo nabo nibyo kabisa naringiye kubwira Edmond samutumiriramo gatoya amateka ntabwo arimo aragira Rayon Sport abatsinda imbere ya APR Football Club mu myaka 2-3 itambutse ni ikipe mu by'ukuri ifite statistique zihagaze gutyo munsi yego imibare nibyo ntabwo igira Rayon Sport abami ku mukino nk'uyu nguyu kuko n'amateka ubwayo arabivuga Rayon Sport ejo bundi basereburaga imyaka 55 muri iyo myaka bafite ibikombe 9 byonyine bya shampiyona mu gihe abandi bo mu myaka hafi 30 bamaze bafite ibikombe 21 bya shampiyona icyo nicyo kintu cya mbere kikwereka ko byibura mu myaka bamaze equipe ya APR isa nkaho iri imbere ya Rayon Sport ugiye kubibara ko 28 kuko bamaze 30 babayeho ariko bamaze 28 bakina shampiyona yego shampiyona cyane gatanu urumva ko APR n'umwami wa Ruhago cyane ariko noneho iyo tugiye kureba muri iyi myaka ishize ubona yuko bundi hari indi mitwajyaga tuvuga ko Rayon Sport na APR zitajya zitsindana kabiri kikurikiranye ariko ubona ko APR yakwiye iki kintu neza turakibagirwa kuko byibura muri iyi myaka ine Rayon Sport itsinze APR rimwe ejo bundi ahangaha n'ubundi kuri stade mu kwezi kwa kabiri niho yitsindiye icya gitego n'ubundi nabo bakidutaho ariko ubona ko muri iyi myaka APR iri kudomina cyane Rayon Sport yaba ari mu buryo bw'imikinire nyuma yaho noneho izaniye iyi system yabo y'abanyarwanda ubona yuko yabadominiye cyane n'ubuyobozi bugashyiramo imbaraga cyane ubona ko imibare itagira Rayon Sport abatsinze imbere ya APR ariko nanone abareyo bahora bafite akabo kuko Rayon Sport n'ubundi ntibura wamukinnyi bijyana nkuko tujya tubivuga nk'ubu ngubu tuba dufite Onana mu myaka yagiye ishira hagiye haza abakinnyi ba Cedric Amisi murabibuka abakinnyi bose bagiye baza Rayon Sport ntabwo igibura umukinnyi uza ukaboostinga ku buryo isi yose ivuga itari ku mukinnyi isaha n'isaha ashobora guhindura ibintu niho Rayon Sport itandukanira na equipe ya APR ariko mu by'ukuri ugiye mu mibare ubona yuko APR Football Club muri iyi myaka imeze neza cyane yaba ari mu bikombe yaba ari mu gutsinda muri iyo derby ntago iki derby ikomeye cyane ku buryo abantu bavuga bati ikipe iri buze gutsinda indi ibyo ngibyo APR yarikuyeho ariko uyu munsi wa none bigaragara neza yuko Rayon Sport y'umwaka yatweretse ko ishobora kubikora kuko ni Rayon Sport no ifite individu zishobora gucaringinga bitandukanye na APR kuko APR yo uyu munsi wa none ushobora gushaka umukinnyi ushobora gukora itandukaniro hahandi byananiranye n'abakinnyi bakina neza nka equipe bafite imbaraga n'abana bakiri bato bafite imyitozo iri hejuru ushaka gushyira kuri afishe ya match uburyo uvuga ngo uyu muntu ndishyiraho tatuwaje ye muri APR ukamubura mu gihe Rayon Sport yo nyine baba starira bafite ku buryo umureba ukavuga ati ariko ubundi uyu muntu uziko ashobora gufata icyemezo match yananiranye ibintu byanze agafata icyemezo ati ngiye gukora ikintu isi izahora yibuka video izatrendinga yanjye akagikora abo bantu barabafite niyo mpamvu rero umukino w'uno munsi tandukanye n'indi mikino yindi yabanje muri iyo myaka kuko ni umukino uri classique ni championnat wenda turi buze kusesenguraho nka finale ariko imibare muri iyi myaka ishize igaragaza ko equipe ya APR Football Club iri hejuru terme ihari uyu munsi bwana Robin Rayon Sport irigenza cyangwa iremera guhera ikintu kimwe nuko ubundi ibi bintu byo kuba Rayon Sport na APR zimara imyaka zidasohokana bunini byabagabo
bose mureke mbibabwire imyaka 2 gatishira 3 zidasohoka ziba zikwiye kujyana ziba ziri kumwe ubundi zirajyana ariko byageze aho chairman wa pe ukuntu bivuganye agahinda amarira azenga mu maso dufite umukino dufite onanura yavugaga mu banyarwanda muri rusange abanyarwanda muri rusange bafana re ubaye mwikana anyways nanjye kwanta n'ugiye ati umutima wanjye wikanzemo kandi ni ikintu cyoroshye umutima wawe urikanze nanjye kwabwira akantu ibi bintu n'ibyahoze ikipe ya Rayon Sport yabaga itatwaye igikombe agomba kuba yatwaye igikombe cy'amahoro cyangwa yabaye ya kabiri ku buryo hari ukuntu yo na APR zihora zijyana ibi byageze ku rwego muri kwagutebya kwa chairman wa APR kwa guhangana kwe nkunda burya ni umuntu kwereka ko Rayon Sport bahanganye si bya kivandimwe ejo bundi yanyujije maravuga ati ariko bajya bavuga ko nk'indege itazima barajya ngo inoze yakije ije mu karere ka Nyanza no kuvuga ati mwebwe se twe ntizima arose mwira nakabyibura urumva kuri inshuro Rayon Sport imaze nyinshi dasohoka Rayon Sport iheruka gukina match mpuzamahanga mu kwezi kwa 8 ku itariki 14 2019 turimo turabara imyaka hafi 4 kipe Rayon Sport idasohoka yes hajemo covid hari ukuntu abareba baza kuvuga ati ibibazo byabaye byinshi haje ibibazo by'imiyoborere intambara za Sadat biriya bintu byose byagiye bituma Rayon Sport imara igihe kinini idasohoka ikintu cya mbere Rayon Sport igomba guselebra no gusohoka ku inshuro ya mbere ikipe ya Rayon Sport igomba guselebra gusohoka kuko abareye kujya kwakira ikipe yabo ku kibuga cy'indege ari nk'akantu yakoreye hanze ni ikintu cyabashimisha uriya rero ahantu APR na Rayon Sport zose zitandukanye uzira kuri APR yagiye muri za Djibouti igakuraho umusaruro mwiza bavuga ati ikipe turayisezerera abareye ibintu barabikuza bakavuga ati nimureba nabi n'amatsinda turayajya mu gahura n'icyo kintu so kuba ikipe ya APR na Rayon Sport zitasohokanaga byari ikibazo kuri vibe kuri celebration y'umupira mu Rwanda ubu byakunze kuri inshuro zasohokanye ariko zirasohoka ite nisohoka ihetse hari akantu bizagabanya ku byishimo by'abariyo ku bwitabire bwabo kuko babona kuri stade kuko babona mu manama ategura amamatch buri abariyo barenze ibi tubona muri stade ubu utunama twateranye muri iki cyumweru ntitugira ingano urumva rero ubwo ntekereza ko bitaba ari inkuru nziza cyane kuri Rayon kuba bahekwa na APR kuko bazabiririmbwa byazaririmbwa igihe kinini cyane ariko mukanya warukomeje ku mateka n'amasegonda makeya n'amasegonda make ngiye kukubwira amateka finali igikombe cy'igihugu APR na Rayon zahuye byabaye 2-3 uwitwa Mustafa Diplomate atsindisha bavuga ko yatsindisha Rayon Sport igitego umunyezamu bari bafite ibyo leta banamwirukana bava no mu mupira bitabimwe w'inzobe bavuga ngo yariye bya bintu bigari yahoze avuga kare byabaye 2010 igitego cya Mafisango yambaye nimero 25 mu mugongo ari nijoro mu mahoro abantu ntabwo bazakibagirwa iminota 90 yarangiye APR kigiye yatsinze Rayon Sport amafinali y'igikombe cy'igihugu ariko iyavuba abareyo bibuka ni 2016 igitego cya Ismail Diarra muri stade Amahoro umupira wa Kwizera Pirishoti rikomeye Olivier Kwizera akawarwa yawukuramo Ismail Diarra akawusora abafana ba APR baracyakubita agatoki kandi bavuga ati agahinda twaterewe ku munsi wabo hari umunsi wo kwibohora wita ngo umunsi wabo niyo banyira agahinda twaterewe ku munsi wabo bagisanisha nabo cyane APR aho bihuriye harimo aho bihuriye n'umuntu n'ubundi ako gahinda barashaka kugakosorera hano ndaza kuri aya match ikora hanyuma Regan reka tuve off pitch ibiganirwa ande uri kibuga twinjire ndani kandanda ndashaka tapi vert hano muri iki kibuga turimo turareba imbere yacu haraza gukinirwa umukino usute ukurikije current form uko amakipe n'ubundi asoje shampiyona ahagaze abakunzi ba APR Football Club baravuga ati hano niho twababarijwe dutsindwa 1-0 tutemera bavuga ko aricyo umusifuzi ariko n'ubundi baracyakubitiye kandi abafana n'ubundi bari buzuye muri stade so uyu munsi turitega umukino usute point fort imbaraga za APR nizihe imbaraga za Rayon Sport nizihe ndabanza kunenga Kiyovu kubera ko uyu mukino yawininye ishusho wari kugira ya do odar iyiza ko baratwaye shampiyona ingabo yabivuze kuba zombi zifite tike izisohora noneho imwe muri zo ariyo APR kabifitemo n'igikombe noneho hari akantu gato byagabanyije kuri uyu mukino ntibiwambura uburemere
ariko agaciro donc valeri byari kugira kuvuga ngo umwe aratsinda unamutwara igikombe anamusige ku rugo, byari kuba ari ikintu kiremereye, byari no kuha izindi mbaraga zidasanzwe, kuko umupira mbere yo kuba ibindi bintu ibyo ari byo byose ni ikintu psychologically kijyana nyine na situation ihari. Abantu bafata umupira nk'ikintu gitandukanye n'ubuzima busanzwe. Abantu wenda babayeho reka mbaho urugero dushaka duhere ku ngabo z'igihugu cyacu, twari tunabisandishije n'ubundi no kwibohora. Ntugire ngo generation y'abari abagabo babohoye u Rwanda ari bato mu myaka, bari hagati y'imyaka 25 na 35, ntugire ngo icyatumye bikunda cyane nticyubakiye ku mpamvu y'icyo bari barabuze cyane. rwose impamvu y'intambara ni impamvu, yes, impamvu icyo nicyo nashaka. Turi impunzi, hari ibyo tuburiye mu bihugu twahungiyemo bitari iwacu, dufite ahantu hitwa iwacu, banze ko dutaha ku neza cyangwa ku nabi, turataha. Iyi match niza kuvuga ngo ku neza cyangwa ku nabi ngomba gutwara igikombe, ku neza cyangwa ku nabi biranamita ikiyo gusohoka, uvuga ngo ni nk'ahari agacupa k'amazi kamwe wenda twese tukaba twishwe n'umwuma, turi mu butayu turakarwanira, ubasha kugafata niwe uri busoze ubu butayu akabugenda akagera ahandi hantu hari ubuzima, cyangwa se utari bumire kuri aya mazi arapfira muri ubu butayu. Nawe wumva uburemere. Icyambere Kiyovu yabihejwe umukino, njye nari ndi ku ruhande, no mpamvu nayisengera kuko Kiyovu yagatsinze igatwara shampiyona zikaza zikagaragurana hano, byari no guhindura igitereko cy'umupira w'amaguru mu Rwanda, kubera ko twari kugira indi kipe hagati ya APR na Rayon Sport nyuma ya Atraco ishobora gutwara igikombe cya shampiyona, bityo bikanereka abantu cya kindi ngabo yavuze cyuko APR na Rayon hari tuzibeshya ariko ntizikomeye, stile n'ubundi ntizikomeye, ubwo ngiye kujyana mu kibuga ntizikomeye cyane. Ntabwo Kiyovu kivuga tuvuga twize no kubiganiraho, tuvuga ngo Kiyovu iramutse itwaye igikombe cya shampiyona, ahari twakina n'abasifuzi batari abanyarwanda, kuko iyi match nta umusifuzi wese ukoze nk'ubu, abasifuzi bo ku mpande harimo umwe umutoza wa Periyiko aravuga ati Karangwa Juste simwemera. Urumva byari kugira uburemere bwisumbuyeho kurusha uko bimeze uyu munsi. Yes, ariko ibyo ntibyabaye. Ibiri mu kibuga rero ni ibintu n'ubundi ni match classique wa mugani, bizahora byandikwa ko ikipe imwe yatsinda indi kuri finale. Ndakoresha ijambo ngo bizandikwa rwose ku mabuye ya zahabu, byandikishwe inyuguti mu nyuguti za silver. Ni ibintu bya bindi bita ngo bizajya muri Hall of Fame, kuvuga ngo muri ba banyamateka b'ibihe birambye. Ni match izahora ibitsa ahantu itazibagirana, biranakwereka n'uburemere bw'abantu buryo bitabiriye nyine. Reka njye mu kibuga twihuse, ndashaka kuganira gato kuri Rayon Sport. Ikintu ndi kubona gisa naho ari imbaraga zayo cyane, ndetse n'ahantu ho kwitonda. Icyambere, umuzamu Adolphe kimwe n'umuzamu Pierre bose n'abazamu beza bato, yagize umunsi mwiza bitari bya bindi nyine by'ikintu gishobora kwisoba umuntu n'umuntu, ashaka kugukorera match nziza. N'abana bazizamu bose beza, ubona ko yabyutse neza, yakora match nziza, ntawe ufite weakness donc igaragara cyane kabije mwizamu. Kabiri ya Rayon Sport benda kunganya level, reka sabe ngabo benda kunganya level, reka sabe ngabo ase nungorera bane b'inyuma ba Rayon baganireho, kuko arayimbisha bane b'inyuma ba Rayon cyitezwe ko bari bunakoreshwa uyu munsi. Ni Didier Mucyo Junior kuri kabiri, Ganijuru Eli kuri gatatu, Muratse ntuze gutungurwa kinye Abdul Rwatubyaye na Mitima kurusha uko bakinisha Samuel rwose nabonye mu bitekerezo by'abantu bari muri camp ari drop ari kuri bench. Reka mere muri defense, Mucyo Didier Junior ni umukinnyi mwiza mu buryo bwo gusatira, ariko akagira ikibazo cy'umubiri muto, icyo bita nyine uburyo umubiri uteye, afite uruti ruto, reka tubyituko. Uruhande akinaho uko ari buzamuke, APR irwatakisha umukinnyi bita Barafinda, Barafinda agira ikintu cyitwa explosivité. Ni umukinnyi ufata baro, tusha ya mbere ya baro, igitekereza kenshi agira ni ugukora ibintu vuba na bwangu yegera izamu. Ni ukuvuga ngo umwanya bigufata kugira ngo umukontorore umukureho iyo baro ntaguha amasegonda arenze abiri,
kuko yipasa baro muri vide akiruka cyane. Ubuzima bumworesha ijambo muri vide nuko abantu Mucyo Didier Junior nakomeza kwasiga cyane biraha noneho barafinda gukina bwa buryo akunda. Siga baro uzamuke nako siga umwanya espace uzamuke ngo ugiye gutera centre tuyirekipere bayiranse nyifate hari umwanya wo kwirukiramo ndagusoza ni style Vinicius Junior. Ikintu cyatabara Mucyo Didier Junior muri match cyonyine no kuba Rayon Sport ari imeze neza no kuvuga ngo Ojera ukiri imbere ya Mucyo Didier aba arimo abagezayo yego no mu gihe abaza kugira umwanya wo gutekereza neza no gutuza no kugira ibintu byabo Didier Junior biraza. Aho rero nkanabihera no kuri za mbaraga navuze uruti uriya mu kudefanda nimuzajya mubona bano batoza b'abanyaburayi baprefera abakinnyi nka ba Diaz abantu twita robust defender cyangwa akaba ari n'agakinnyi gakina kuri kabiri ariko akaba ari nk'uriya musore Reece James wa Chelsea cy'igisore kine cyegereye ubutaka ikijeya bifite logique. Kudefanda ni ukurwana ni imbaraga zizamo washaka utashaka weaknesses aba strength. Iyo rero uri umukinnyi one ufite uko kuntu utaye espace inyuma ariko no mu kugaruka kwawe nkaba nshobora kuguhungabanya no kudisturbinga by'imbaraga zanjye gusa mvukana ni ikibazo gikomeye cyane. Aho hantu Rayon Sport ibanze irwane niyo detail ya Mucyo Didier Junior contre Barafinda. Fasha umukinnyi mwiza ape muri babandi twavuze ngo kuri afisha bafa gushyiraho at least Barafinda yateza ibibazo kuri ari ibumoso kuri aperi yababakasi birenze yaganijuru yatuje bakinaze ni ibintu bikinika. Umutima wa defense harimo ikibazo kimwe imitima mu mukinnyi mwiza cyane ni umukinnyi unarebye ibi bintu byo kuba ariwe noneho wiyangaje mu madiweri sinekereza yuko rwose sirito mu mupira mu kirere nubwo nshotagerageza kureponda neza akareponda pereza muri box yabikunda ntubona menace y'imitima ubwoba mfite bwabigiye nk'uko ngo babivuze hari ukuntu aperi yo yashyushye ikora pressing ikazi kakwegerera ku izamu ryawe noneho yanafata baro igakina imipira ibyo bita amateri mugaragu niko byita byo kubaka muhererekanya ikabikora yihuta yegera izamu ryawe ariko ikagerageza kujugunya baro inyuma y'imigongo y'abadefensive. Muri ibitego ikipe yagora yatsindaga Rayon Sport mfite ikibazo kimwe ku muntu witwa Rwatubyaye ikintu cyitwa speed kwihuta kwe. Ni umukinnyi mwiza ufite leadership skills zo ku rwego rw'ejo n'umudefenseur intelligence ufite ubwenge afite n'ubwenge bwo hanze nimba neza anavuga indimi neza buriya arumwana batwijira ngo iyo umuntu atagiye mu ishuri nyine abantu batamwumva nabi ngiye gusikiza yabijyanije no kuba ufite akantu kameze nk'urubi mu mutwe ufite nyine akantu harakantu kagine kadafakutse urabona amazi ari mu rubu ubundi abari amazi ariko utokowe nyine hari ikintu kameme kiba kikuvangira ibintu byawe ntibinoge. Rwatubyaye kiriya kintu cyo kuba mu bazungu agakina muri za Moldova agakina muri Macedonia agakina muri Amerika akagira uko kuntu yize neza mu mashuri meza akaba muri akademi akiri umwana ya ape hari ukuntu afungutse execution cyangwa shyira mu bikorwa ibyemeza afata kenshi ntabwo yibeshya cyane mu kibuga buriya birafasha cyane. Niyo mpamvu bakubwanga abakinnyi bo mu giturage gutya baba bakubwanga abakinnyi badakina amakipe y'umujyi Manchester buriya kinisha umunyamujyi gusa nuko umwana w'igikoni siko Manchester mu defense ruhambaye cyane ariko afite akantu nyine k'umunyamujyi k'ubushaka uzko manzi niyo yakoze ikosa ashobora gukanga uwo begerana ukumva atagira ngo uwo niwe wakoze ikosa kandi ari manzi byaturutse kwihuta cyane kubera ko Rwatubyaye akantu ka speed amahirwe hari we nuko shoot uri kwataka cyane muri aperi nawe ntabwo ibyo bintu ari ibintu bashaka kuza kuba bakina ari babiri na Yannick barataka niko biri kose Yannick we gatoya kuri speed yagera ariko nka nshuti ntabwo yihuta cyane ntidutinde twihute tujye muri Mediane ngabona ipange twihute. Mediane ya Rayon Sport ni uwitwa Raphael Osaliwe uwitwa Eric Ngendahimana na Eritier Luvumbu. Rekera abo babiri tubanze tujyana abo babiri Ngendahimana ndetse na Osaliwe. Ntekereza ko igitekerezo hari nyuma ashobora kugira cyangwa uburyo ashobora gukora nubwo Osaliwe yakina nka box yigira imbere ariko ubundi mu mupira babyita twin midfielders. Kazungu Clever akunda gukoresha ijambo ryiza mu kinyarwanda ngo defenseur babiri baringani yego umwagiye imbere ariko bakagaruka. Icyo rero kirasa n'igitanga security kuri defense kubera ko Ngendahimana kuko amenyereye ibyo gukina muri defense cyacu cya Mucyo Didi hari ukuntu babyumvikana babona yazamutse Ngendahimana gasa n'usubiye muri central defense none bikazana mitima kaza ngo kuri kabiri. Icyo rero kiratuma
aperi kugira ngo ibanze yicare Rayon Sport neza iyo zone yo kubatakira ishobora yaba ari ukwexploita neza ubuhanga buri muri uyu musore Barafinda twavuze kugira ngo yicare akuruwari ni ukubanza kwica mediane bagatuma uyu mukinnyi witwa Ngendahimana atagira amahirwe yo gusubira inyuma kujya gusa n'utanga icyo nakwita kavara cyangwa gukavara uzi icyo bivuze iyo crece le nombre muri mediane aperi ukagira abakinnyi benshi beza hagati bakakirira umupira cyane umupira kuko rero twese dushaka umukinnyi nyine araza kaza kuhiga bituma nyine Ngendahimana ataguma inyuma aza nyine gupresa gushaka iyo baro hagati none bigatuma kwago kavarenga bitagenda neza ariko hari akantu nteke aperi ntabwo igikinisha mediane yayo cyane uwitwa Casemiro n'uwitwa Ruboneka basigaye bakina ari babiri gusa niyo mpamvu nabivuze neza imipira kenshi bayitera miremire ugasanga nureba nabi uraza gukina udefanda bakine second ball nibyo bitego baruboneka bajye batsinda nibyo bitego abakinnyi benshi ntabwo mediane ya APR igitusha umupira kenshi ariko hari ikintu kimwe mediane ya APR irusha amakipe yose yo mu Rwanda bari atletique bariruka bro ikindi bakora bafite ikintu bita tize ikindi APR urebye n'amakipe yo mu Rwanda usanga abakinnyi ba APR baramenyeranye ufite umwe ahantu atsimburira azundi ahantu ari buze ejo hari umuntu urimo atubaza baraziranye communication iroroha cyane mu Rwanda bagira test za antidoping ndavuga ni banza babikora ariko nka rimwe muri sezo cyangwa mbere ariko sezitangira ahandi ati ndamutse ndutungurana nkabikora nazapima Ruboneka no umuntu ushobora gukora metero 40 za sprint akongera akagaruka mu mwanya we mu buryo bwihuse ku gihe adatakaje umwanya high pace ni nk'izi modoka zikomeye zino z'Abadage ziremereye kaba gafasha ku butaka keza donc ni imodoka nkaho utwara imodoka urabizi iyo ukihagurutsa irakwitaba uko ubishaka donc ku muvuduko uyishaka igihaguruka nk'izi modoka za Benz idemara n'imbaraga kandi uko irushaho kugenda nyine ikagenda isa nyine niba ari mu gita amashampomana igenda irushaho kugenda yongera imbaraga so Ruboneka niyo style y'abakinnyi bakina kuri high pace cyane afite umukaritere athletic icyo ni ikintu gikomeye kwiruka ibi bintu byo mubona mu mashampiyona zirige bandika ngo ikintu gisubira metero 12 ni igisobanuro cy'ijambo rimwe mu mupira w'amaguru ni umupira ari espace ari umwanya utari mu muntu uko nihuta usubira ukavaringa icyuho biragutera ikibazo wowe cyo kubona aho ukinira so iyo rero ubona abatozi burayi bavuga ngo uyu mukinnyi icyo dupfa ntakora ntiyiruka ni igisobanuro cy'uko yes ushobora kuba mwiza kuri baro nibyo ariko mu gihe tuyitakaje dukeneye kujya gukavaringa cyangwa gusubira inyuma guhagarara mu mwanya kugira ngo ikipe yacu urubuga rwacu bataza kuba barurimo ari benshi ntuhagerera igihe icyo rero kirakonta urumva ko mediane ya APR ako kantu isa n'ifite imbaraga yo kuba athletic twavugaga kuri Ruboneka niba agenda ibirometero 40 ku isaha 45 ku isaha kuri Casemiro nawe ari muri 39 ku isaha n'umwe nta difference nini irimo ni naho ubundi akenshi bakunda guturumira uzikarita ya Casemiro kurusha abandi muri mu mediateur ubona n'umutoza namusabye imbabazi kwa atanu muhamagaye hari inyuguti yatangunda kukubwira ta iyi nkuru urabona akarongo gahagaze n'agatambitse kariya gatambitse hejuru APR igishimisha mediateur batatu yabaga fata kariya akarongo gatambitse aho gasorezwa ku ruhande rumwe iburyo naho gasorezwa ibumoso yasaga n'ufite abakinnyi babiri Ruboneka na Jabel bakinaga imbere naho kuri ka karongo kamanuye hahandi gasoreza cyangwa agahagaze reka tubyite aho gasoreza akaba ahagaze ari wenyine donc akina icyo bita sisi solo ashaka gukina rekipera wenyine nabyo ngo bavuze ntibinatera umutoza ubwoba kumpera ingana Ruboneka ari babiri gusa hagati ikintu gikomeye agira sumukinnyi ujarajara none akagira na tayi igoye n'umupeto ukomeye muremure none akajya n'ikuntu akora amamuvuma cyane gukora mu icyo bivuze buri abantu mwajyaga mubona migi nihuta n'uyu nihuta cyane byo kwanga arihuta cyane speed ariko ntaruha afite igihaha we niyo murimo gupasanya tu waba muvinga hafi yaho iyo cyane nta kibazo ari gukina rero suko ngo ndayibatse gusa ariko robeti yuko mu muvingi ibumoso kwabonana mukabona ndabegereye ntimukiri uko mubishaka kuko murabona nyine hari ubusitake imbere yaho mwajyana kawujana mukabona ndi hafi biteza nyine instability mu buryo bwanyu bwo kubaka umukino ni ikintu rero gikomeye uyu musore asa n'ufite ariko threat ikomeye cyane rero ari naho Rayon Sport iberamo kuva kuri Ruvumbu Ojera na Onana kugera kuri Eseno niba ari uko imeze reka mvuge ku mukinnyi witwa Onana gato amasegonda make kubera ko dufite Ruvumbu we ni ijambo rimwe
Ruvumbu ni supply biragoye kuza Ruvumbu gutanga umupira umugufi cyangwa umuremure iburyo cyangwa ibumoso. Ruvumbu afite abakinnyi babiri muri set twin midfielders bamukiniye neza Osariwe ndetse na Ngendahimana afite ubushobozi busupplying iriya myanya. Ojara sindi umutinde wenda ngo baraza kumuvuga ariko dore impamvu ona nari umuntu wo kwitondera muri match. Niwe mukinnyi wa mbere muri champion y'u Rwanda ufite IQ iri hejuru kurusha abandi. Bibamezire mu mupira gute bigira ibipimo bishingirwa. Onana ni umukinnyi ufite capacity yo kubona baro agatanga ikintu cyitwa balance kuri equipe. Tuvuge APR yarayatatse ibahusha ibamereye nabi, noneho mukeneye ahantu nakwita mu kirabaro nakwita muri zone ya relief, muri zone y'ihumure. Umuntu muhabaro akabanza agatera ubwoba APR akifata igatakaza confidence, ariko none akayiruzingira donc akayimana confiance morale yakayigusha, none akazamura abafana nyine baganga kango at least aha birashoboka. Noneho uburyo agiye kwikoresha rero aricyo gikomeye. Onana yagisaba ba n'umukinnyi ufite byibura umukinnyi w'umuhanga ubundi agira option eshatu umuhaye ba. Icyambere, option ya mbere ikoreka ko umukinnyi ari umuhanga no kuba afite uburyo yayitanga ahantu hatandukanye. Onana azi gukinisha abakinnyi donc execution y'ibyemezo bye, azi gukinisha abakinnyi bagenzi be mu buryo butuma uburyo bwo kwataka basatira adversaire ubona aricyo cyemezo n'undi mukinnyi wese yakabafasha. Nashyize Messi muri umwanya ngurugero, Onana ashobora gufunga baro mwese mubona hari espace imbere, ariko rero muri zone akabona Ojera akabona wenda na Ruvumbu wenda na nuriya wataka Esenu akabona ntibaragera muri zone bashaka. Iyo baro agahita yifunga akayikandagira hejuru atitiza ikirenge hejuru ya baro gusa. Mwe mukavuga ngo ni bya bindi bita show arimo arigaragaza muriona ngo ari kwirya kucyo atinda na baro kumva umufana asaza kuko arumva ahita yiruka gusa. Onana iyo baro yabona Ojera yamaze kujya ku rundi ruhande akarikora transversal kwikesa nk'uko Messi yabikora ahita yigusha ku kirenge ajya bikora cyane cyane kayifata agafeta nk'ugiye kugenda bino bitara ku motive fete nk'ugiye gucenga akayisubiza inyuma akaba yayikinanaga nijoro akayisubiza inyuma kuri ukabona donc ibyeme ubwenge agira n'umuntu ureba zone uburyo bari iri kugenda akamenya ahantu ayishyira akamenya n'ikintu kiza gutanga umusaruro mu busatirizi. Iyo ni option ya mbere y'umukinnyi wa cya kabiri ni ukwikura muri danger wowe ubwawe noneho skills zawe ubwenge Imana yaguhaye. Onana ashobora kwisanga hagana muri kone kumwe n'abakinnyi babiri ba APR babiri cyangwa batatu n'uwaje gukavaringa nta mukinnyi wari umwegereye nta hantu yashyira. Aherutse gutsinda Marine igitego akavuga ati aba bantu murabizi ngiye kubacenga, abandi atajya avuga ati reka nyibashoti irenge. Onana ashobora guhita avuga ngo reka ngira icyo bita ubunifu creativity, ngiye kuzana icyo nakwita nka art igihangano ku buryo RDB yahita ina cyane kavuga ngo Onana iki kintu iri cenga nta wundi rizita agahita kuzinuto mu bwenge bw'abantu buri wese atatekereza. Ano mpamvu kubona Ruvumbu byamufashe kugira umukino buriya Ruvumbu yamubereye nk'uko Nuzari yaramubereye Yusef wa mukinnyi ufite ubwenge bwo kumva ibyo Onana ari gukina. Abenshi ntabayisenu ntibariponda ku bintu bya Onana kuko ubwenge abakoresha buri hejuru ya ese no muri rero bamwita ngo defensive strike mwata kwifashiriza kudefanda. Reka soza kuronana ubundi mugaruke kubana uretse gato ibyo byose turimo turaganira mu kibuga. Iri jambo ryose nitera kwizigana n'akantu kamwe afite ikindi kintu gikomeye nicyo kigenga umukino. Iyo ukina muri batatu imbere nibyo bita nyine muri final third batatu imbere utegetswe gushaka ibitego. Onana afite ibitego 16 muri champion muri top score. Ni umukinnyi uguha garanti ikintu gikomeye. Buriya n'abakinnyi dufite yatsindiye muri campaign yose niyo mukinnyi wa Rayon Sport match yose ya Peace Cup yakina yitsinze mu gitego. Match rero mu ijambo rimwe ni umuntu waguha igitego, ni umuntu wakinisha bagenzi be bakarima igitego, ni n'umuntu ugushyirira uba threat kuri adversaire kabone nubwo atatsinda uzamakosa Onana akorerwaho. Navuga ngo couloir ya APR rereza ko bimuvuga twibutse n'abantu iri mu byaha. Igitego Rayon Sport yatsinze APR hano bavuga ko kitagiyemo abantu bagibibuka hano ikosa Ruvumbu yateye kufra byaturutse turi kujya yakoze ko nabikoretse yavuga ni Onana bajya bapinga dore ni ukorewe ikosa yakoze sprint Fitina aravuga ati ninka muhirika kambaye
ikintu yakoze ni ukumuhirika babona ku bufana bayiteraniza ni umukinnyi w'ubwo bwoko ni umukinnyi twarimo turareba strength cyangwa se imbaraga za buri ekipe tukabona ko hagati ya APR Football Club hari athletic cyane hari abakinnyi bihuta bazi gukavaringa ama espace yabo twarimo turareba karite individuelle z'umuntu bita Onana wahetse Rayon Sport kugeza uyu munsi ibyo byose ni nabyo bikurura abafana kuza ku kibuga reka banze ngaruka hano mu mujyi wa Huye naho dufite mugenzi wacu Eric Ndagijimana Eric bamusaza aramutse neza kwivugira cyane urakoze cyane ndi muri gare ya Huye aho abafana benshi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu yaba ari abavuye i Kigali ari abavuye Rusizi ari abavuye za Nyamagabe Gisagara Nyaruguru n'ahandi hose bahurira muri rusange urabona yuko ni umujyi washyushye cyane abafana ni benshi cyane muri gare abantu ni benshi cyane umweru n'umukara uriganje ubururu nabwo buriganje cyane urabona yuko abantu bose bariteguye uri kugera muri gare ya Huye aravuga ngo reka nzamuke kuri stade imyanya batari bayintwara ariko ahangaha ndi kumwe n'abafana ba Rayon Sport ndi kumwe n'abafana b'ikipe ya APR FC reka yenda mbere mugiye gukina na perefe n'urumva umeze gute banze tugere nanjye nkunda amaso wakira indindu dutira igitego batinya amatara uyu munsi turi ku manywa kandi turi mu ntara twari kubitiye mu ntara inshuro zose ushaka kutani wuye igisani twararikubitaho twabereye hose mu ntara uruvumbu bamwiriye mu Bugesera muri covid itwarduwa kuri iyi nshuro mu Bugesera ntabwo ari mu ntara Bugesera ni nk'aho Kigali yewe mu amaso wakira indindu ndatangaza apetete kwitwara igikorwa abashaka kuba imbere unganire uvandimwe banyita wa Nyanza avuka mu majyepfo amajyepfo niyo agiye guhura n'iyi make muri kuboko twasanyihuje nubona imbwa yuri igiti nambwa yuri bakigamuze yurisha umuntu yagize neza akabona ko twakagombye kwakirira APR Huye kandi uje twakira umuvandimwe kandi atari Nyamirambo ndakubwiye ngiye kubwiza ukuri abafana bate barabona ibintu amaso y'abatigeze abona barumva ibintu amaso y'abatigeze bumva ku munsi w'uyu none kandi atari Nyamirambo ndakubwiye intego ni igikombe kandi n'utema ijambo kandi namasetse nk'uko bisanzwe amazina abantu arafite mu karere ka Nyagaho umurenge wa Kanegera kubona inote wa metero ewana kabisa ni ukuvuga ngo leta yarageyeho y'intego yanjye kabisa agiye burya abakiriya maso ntabwo sinarimwe rayoni ya kira kiba yanjye ewana kabisa baye muhanganire kabisa cyangwa kubera kubika ibyago bikuriho reka nkumva n'undi muntu ewana narugende guturuka Kanegeri ewana rero twari kugira icyo 25 kandi tubona leta hano ibintu bitoroshye cyane abafana bose bafite umwihariko wabo gusa reka tuze gutegereza ku isaha y'isaa cyenda nibwo umukino uri buze kuba utangira ubwo ngubwo abandi nabo ni ukujya kuri stade kuko imyanya itaza kubacenda abafana ba leta abafana icyenda
ya ngo mugenzi wacu Eric Ndagijimana n'abafana bari hano i Huye ni benshi cyane bose bakaba bari tayari kuza gukurikira umukino ukomeye hagati y'ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Hagati aho ntabwo turi twenyine n'ubundi tukaba twamanutse hano i Huye turi kumwe n'abahanga cyane bakomeye bakaba batugiriye icyizere. Turi kumwe na Ma Boutique Hotel.